Hanuye. Uhanura ngwiki? Narahanuye ko Imana igiye kuduha inzu. Ko Imana igiye kuguha inzu? Iyi nzu ni wowe wayihanuye? Haleluya! Inzu nziza gutya ni wowe wayihanuye? None se wabyumvise gute? Kugira ngo bivuge ubundi wabibwiye nde? Nabwiye mama. Papa cyari narabimubwiye hamwe na mama. Yego. Imana irayiduha. Nusa agiye kumva wumva ijwi rikubwiye ngo bwira ababyeyi ngo Imana igiye kubaha inzu? Yego. Uryumva gute? Nararyumvishije. Ngo Imana ngo byababye, Imana iranzambye ngo igiye kuduha inzu. Yego. Nahanuriye Claudine. Wamuhanuriye ngo iki? Namuhanuriye ngo muhaye telefone. Yego. Yarayimuhaye. Nayibonye. Yego. Manurira na mukuru wanjye wajyanye na mama mu murima. Naramuhanuriye. Ubu twayarwaraga ngo tugenda gukira. Yego. None yarakize? Yego. Nyina wa mama. Kaka wawe, nyogokuru. Uramuhanuriye? Wamuhanuriye na marume. Ngira ibyahanuriye kaka. Naramuhanuriye. Mani yamurinze bakamutemagura. Marume ya mama yamurinze bamujyana mu modoka, bamujyane mu modoka bamujyane nk'ahantu. Yego. Wamubwiye ngo Imana imurinze kuba bamujyana ahantu atazi? Yego. Kumushimuta niko babyita? Yego. Haleluya. Amen. Nguba mu bwisho bw'isumba byose azamwa mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Amina. Haleluya. Amen. Ndabwira Uwiteka nti ngo n'ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, cyangwa se wowe igihome kiragukingira, kubera Imana niyo ishoboye byose, niyo rukundo rwacu. Amina. Haleluya. Amen. Rero Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, si we wakuzanye kandi si nawe uzaguhemba. Korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiratuma Imana Concorde. Reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Yego, nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu. Wakwibaza uti Concorde ahagaze ni ese niwe, ese ni kwa mubyara we, ni kwande? Oya, aha mpagaze ni kwa Nyirabishukano Agnes, ni mu mudugudu wa Kabaya, akagari ka Gafumba, umurenge ni wa Rugarama mu karere ka Burera. Wakwibaza uti Concorde yaje gusura Nyirabishukano Agnes kubera iki? Impamvu nje kuhasura umunsi turi kwa gatandatu tariki enye z'ukwezi kwa kane 2026. Kwa gatandatu w'icyashize nabwo nari ndi hano, naje kuganira n'abakobwa be uwitwa Claudine n'uwitwa Françoise n'abahanuzi. Mugiye ndi kumubaza nti mukecuru bimeze bite kuba ufite abakobwa babiri b'abahanuzi? Arangije ati ntabwo ari we gusa, ntabwo ari aba gusa, ati na kabucura k'imyaka 9 n'agahanuzi gahanura ibintu bigasohora. Nanjye ndi umugabo wo kubihanura, ibyamanuriye birasohora. Ndavuga nteri byiza nuko naza uwo mwana w'imyaka 9 tugakorana ikiganiro, tukabwira abantu yuko Imana idakoresha abakecuru n'abasaza gusa cyangwa ibikwerere cyangwa inkumi n'abasore, ahubwo n'abatoya ibakoresha ikabanyuzamo ibyayo. Yego, reka nkurari kibiza gutangira ikiganiro kandi unakirangize. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo
iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Yego bakunzi ba Concorde TV show, nkuko nababwiye ko ngiye gusura umukozi w'Imana, umwana mutoya. Yego ubu namugezeho, Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru Ni meza. Witwa nde? Mungeri Aline. Witwa Mungeri Aline. Ufite imyaka ingahe Aline? Mfite 9. Ufite imyaka 9? Ubwo wavutse ryari? Muhe mwaka? Wavutse muhe mwaka? Urawibagiwe? Ntabwo uzi. Ngugukopeze bitewe ko ufite imyaka 9, ariko umwaka turimo surawuzi. Ubu turi muri 2020 na kangahe? Turi muri 2020 na kangahe? Turi muri 2026. Sibyo? Turi muri 2026. Ufite imyaka 9. 2026 gukuramo 9 ni kangahe? 26. Dukuyemo 9 twabona kangahe? Twabona 17. Ego wavutse muri 2017, ndagukopeshe. Sibyo? Ndagukopeshe. Aline uzi gusenga? Uzi gusenga? Ngaho reka udusengere kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro tugiye kugirana. Duce bugufi dusenge. Datumwe Imana, uri umukozi w'umuhanga, uri tangiriro n'iherezo, uri Alpha na Omega, hari icyo wakora muri aka kanya. Uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo. Turirukana imyuka mibi zose z'abazimu n'abadayimoni, turatesha agaciro abazimu bose bakarambe. Ndirukana abazimu n'abadayimoni. Data mwami Imana wa twese tugiye gukora kino kiganiro, abari wewe utuyobora. Data mwami Imana wa twese, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo. Ndirukana imyuka mibi zose z'abazimu n'abadayimoni, ndatesha agaciro. Uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, hari icyo wategeka. Uri Imana nyamana, uri Imana ikora neza. Mwami Imana ugira neza. Data mwami Imana, hari icyo wagutegeka. Uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo. Ndirukana imyuka mibi zose. Data mwami Imana wa twese, ngiye kuvuga n'abari njyewe, ahubwo abari weho. Mwami Imana niho tugiye kuvugana n'abari we, ariko Data mwami Imana abari weho. Uri Imana itegeka byose, uri Imana y'urukundo. Ndirukana imyuka mibi zose mu izina rya Yesu, ndatesha agaciro mu izina rya Yesu. Uri Alpha na Omega, uri umukozi w'umuhanga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ali, umeze neza? Ndishimye. Uzi gusenga ni ukuri? Kuko uri muri Bibiliya cyane, uratubwiriza? Uratubwiriza? Oya reka kugira isoni, tuganire. Kandi mfite n'akantu nakuzaniye, mukomeze kugira isoni, ntabwo ndakaguha. Tutaganira neza, sibyo? Urajya ufata mikoro gutya, sibyo? Yego. Aline uzi gusenga? Urasenze ndafashwe. Ni ukuri pe? Aline wiga mu wa kangahe? Niga mu wa 2. Wiga mu wa 2? Yego. Ku kihe kigo? GS Kinoni. GS Kinoni. Ubuse ntabwo ari kure? Ndagendaga nkagerayo. Yego. Uyu ugiye ku ishuri se unyura he? Nyura hano ku kayira, hano mu Rutamba. Yego.
ukamanuka. None se uvuye hano ugeze mu Rutamba ubu ugeze ku ikaburimbo kandi haba hari kunyuramo imodoka kugira ngo imodoka zitakugonga ubigenza utagiye kwambuka umuhanda ugiye ku ishuri. Imodoka zimanza zanyuraho nabona zishize nkahita nambuka. Yego, naho moto yo wambukana nayo. Nayo ndategereza ikagenda. N'igare naryo urategereza rikagenda. Imana izajya ikurinda. Mwarimu wanyu yitwa nde? Yitwa Mariya. Yitwa Mariya. Abigisha irihe somo? Social, state, Icyongereza n'imibare. Ndumva abigisha byinshi. Abigisha byinshi. N'igifaransa nabyo arabikwigisha. Isomo wumva ariko nanira cyane niri. Umva utinye ukabona mwe mugiye kuryiga kumbura byanze niri. Imibare. Irindi. Creative. Creative nayo irakugora. Ariko cyane ni imibare. Sibyo? Cyane ni imibare ni igikugora. Yego, ubushize rero nageze hano. Siba mbonye? Kwa gatandatu. Yego. Nageze hano nje kuraba mukuru wawe Korodina na turi nayo urumva na abavandimwe bawe babahanuzi. None mama warambwira ngo ese wareka ko turaza kuharambura tumaze kuganira. Eka mbe nyigufashisha. Bibiri kukurangaza. Eka mbe nyigufashisha. Sibyo mama warambwira ngo nabucura nawe ni umuhanuzi. Sibyo? Yego. Niko yambwiye. Nibyo uri umuhanuzi? Igose kubivuze mikoro utayi. Yego. Uri umuhanuzi. Watangiye guhanura ryari? Bari bahanuraga. Yego. Nanje nkifuza ngo Imana izame guhanura biraza. Wabonaga Korodina na turi nayo bari guhanura nawe ukabyifuza? Nusi byaje gute? Byaje gute wowe? Njewe nari mbyifuzaga nkabwira Imana ngo izame guhanura nanje mba umukozi w'Imana. Yego. Nanje bikaza mbese. Uhanura bwa mbere si wahanuye gute? Uhanura bwa mbere? Bwa mbere narahanuye. Uhanura ngiki? Narahanuye ko Imana igiye kuduha inzu. Imana igiye kuguha inzu? Iyi nzu niwe wayihanuye? Haleluya! Inzu nziza gutya niwe wayihanuye? None se wabyumvise gute? Kugira ngo bivuge ubundi wabibwiye nde? Nabwiye mama. Papa cyari narabimubwiye hamwe na mama. Yego. Imana irayiduha. Nusa agiye kumva wumva ijwi rikubwiye ngo bwira ababyeyi ngo Imana igiye kubaha inzu? Yego. Uryumva gute? Nararyumvishije. Ngo Imana ngo byababye Imana iranzambye ngo igiye kuduha inzu. Yego. Urabibabwira? Yego. Hashize igihe kingana iki se ngwize? Twari tubagira kuri sasa hasize igihe. Mwabaga kuri sasa Imana irakubwira ngo ubwire ababyeyi bawe ngo izabaha inzu. Aho kuri sasa ni mu kagari ka Karangara none Imana yabahaye inzu mu kagari ka Gafumba. Yego. Imana ishimwe. Ishimwe. Yego, ibyo nibyo wahanuriye ababyeyi bawe. Yego. Ibuka ibindi wahanuye nabo wagiye ubihanurira umbwire. Nahanuriye Korodina. Wamuhanuriye ngo iki? Namuhanuriye ngo muhaye telefone. Yego. Yarayimuhaye. Nayibonye. Yego. Manurira na mukuru wanjye wajyanye na mama mu murima. Naramuhanuriye. Ubu twayarwaraga ngo tugenda gukira. Yego. None yarakize? Yego. Ntabwo ari bwakira neza. Ariko buzakira. Yego. Abo nabo mu rugo? Nabo mu rugo wahanuriye? Hari abandi wahanuriye batari aba hano mu rugo? Barahari. Ni bande? Nyina wa mama. Kaka wawe nyogokuru? Waramuhanuriye? Wamuhanuriye na marume. Ngira ibyahanuriye kaka.
naramuhanuriye Eh. mani yamurinze ko bakamutemagura. Eh. Marume ya mama yamurinze bamujyana mu modoka, bamujyane mu modoka, bamujyane nk'ahantu. Yego. Wamubwiye ngo Imana imurinze kuba bamujyana ahantu atazi. Yego. Kumushimuta niko babyita. Yego. Abo turacyari mu muryango, twahereye ababyeyi bawe, abo muvukana na nyogokuru na muyomba, abandi bantu wahanura. Abaturanyi bo ntabwo wabahanuriye? Oya. Bo ntabwo urabahanurira? Ntabwo ndabahanurira. Ku ishuri se nta mwana mwigana wahanuriye? Oya. Iyo ndi ku ishuri ndasenga. Ugeze hano yego. Niyo ndahangaha ndasenga, ariko no ku ishuri ndasenga. Ndi mu ndebe niherereye njyenyine. Yego. Imana ikagira ibyo ikwereka? Yego. Hari ibyakweretse byo ku ishuri se? Ibyo ku ishuri ntabyo irakwereka? Nasengeraga ikizamini. Turi gukora ikizamini naragisengeraga. Yego. Imana ikakubwira ngo iki? Nta kintu yarimbwira, nasengeraga ikizamini gusa. Noneho maze nari ndwaye ndi kuruka mu nda ku ishuri. Ngeze ku ishuri ndaremba mpita nsenga. Noneho ku ishuri nararutse ndasenga. Urakira? Hari mu bizamini. Yego. Urasenze Imana iragukiza, ibizamini urabikora. Ko nagukunze se nawe wankunze? Yego cyane. Uheruka kurya irindazi ryari? Uheruka kurya irindazi ryari? Nderuka kurirya. Ntabwo uheruka kurya irindazi? Ariko waririyeho? Naho capati? Capati? Nayiriyeho. Capati nawe wayiriyeho? Naho sambusa? Sambusa nanyizi. Sambusa ntabwo uyizi? Ubu iki kiganiro twagikoreye hano iwanyu. Ubutaha tuzaza kugikorera i Musanze. Nzaza kugufata aba ariyo tujyana kuguhire sambusa. Yego. Ku buryo sambusa uzazibonaho, sibyo? Ariko nakuzaniye indazi, reka mbanze nyiguhe, sibyo? Nakuzaniye indazi, kanyirebe we, kanyirebe uhishe. Ufite umufuka gushyiremo? Oya. Urakoze cyane. Ayo nayo uragura indazi tuvuye mu kiganiro ko uraba warushye. Urahita ujya kugura indazi hariya Nyargondo. None se ubu ibintu uheruka guhanura vuba ni ibihe? Shyiraho inyuma nta kibazo, ntabwo barayajyana. Gutya hisha aho ngaho. Ibintu uheruka guhanura? Jewe bari basenga nkumva mfite ibitotsi nkaryama ninsenge. Yego. Meruka guhanura nari mfite ibitotsi nkaryama bagasenga. Umwe ngahaguruka ariko nta Imana yanyeretse. Yego. Nose ubu umuntu afite uburwayi wamusengera? Yego. Wamusengera? Yego. Wamusengera kandi agakira? Yego. Namusengera. Yego. N'umuntu uzashaka azaguhamagara, azaza kureba hano umusengera. Azahita akira? Yego. Izina rya Yesu. Nose uretse guhanura izindi mpano uzi kubwiriza? Kubwiriza. Gusoma ijambo ry'Imana urabizi? Naho kuririmba? Ndabizi. Nabyo urabizi? Reka mbe mvuye hano rero, sibyo? Subire kuri kamera, urumva? Nawe hindura intebe gutya, icara. Gaho icara, sibyo? Wicare gutyo, ugiye kutubwiriza, sibyo? Ngaho tugezeho ijambo ry'Imana. Amina, haleluya. Amen. Tugiye gusoma Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Ngufashe gusoma? Yego. Ngufashe gusoma, tugomba gufatanya muri iki kiganiro, none nawe ugira ute usobanure. Uba mu rwihisho rwisumba byose,
azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Amina, haleluya. Amena. Ngo ube mu bwisho bw'isumba byose azamwa mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Amina, haleluya. Amen. Ngo ndabwira Uwiteka nti ngo ni ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, cyangwa se wowe igihome kiragukingira, kubera Imana niyo ishoboye byose, niyo rukundo rwacu. Amina, haleluya. Amena. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Amina, haleluya. Amen. Ngo niwe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi, izagukiza na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye, umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Amina, haleluya. Amena. Ngo azagukindikiza amoya ye, azagushira mu mababa ye, Haleluya. azaguhisha mu mababa ye. Amina, haleluya. Amena. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa Amina. umwambi ugenda ku manywa. Amen. Amena. Ikigenda nijoro si kizagutinyisha, Imana niyo izakuba hafi. Umwambi ugenda ku manywa si uzagutinyisha ngo cyangwa se. Amina, haleluya. Amena. Cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Amina, haleluya. Amen. Cyangwa mugiga irimbura igenda ku manywa si yagutinyisha na n'ikintu na kimwe. Haleluya. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Amina, haleluya. Amen. Abantu 1000 bazagwa uruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe. Amina, haleluya. Ayi data mwami Imana wa twese, uri Imana ishobora byose. Bamwe bazagwa ibumoso bwawe, bamwe iburyo bwawe, ariko Imana izakuba hafi, ntacyo bazagutwara. Haleluya. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha. Amina. Amen. Uzabirebesha amaso gusa, urebe ibihembo by'abanyabyaha bawe, bagukorera ibintu. Ayi data mwami Imana wa twese, niwe ushobora byose, niwe ukiza indwara zose. Amina. Yego, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Amina, haleluya. Amen. Niwe buhungiro bwanjye, we yakubaye hafi, yagukijije indwara zose, yakubaye hafi. Ayi data mwami Imana wa twese, aho wari uri yarahagukuye, aho bakujanye mu rwobo rw'intare yarahagukuye, Haleluya. yarakurinze. Amina, haleluya. Amen. Yakujanye heza, iyera niyo izakurinda, iyera niyo izagutegeka, izakurindira ibyawe byose, iyera niyo izakurinda. Nuko nta kibi kizakubaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Amina, haleluya. Amen. Nuko nta kibi kizakubaho, cyangwa se wowe uri kumva iki kiganiro. Amina, haleluya. Nta kibi kizakubaho. Haleluya. Amen. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Amina, haleluya. Kuko azagutegekera abamarayika be, bazakurindira mu nzira zose waba uri gucamo. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Amina, haleluya. Bazakuramira mu maboko yabo, udakubitira ikirenge mu ibuye, cyangwa se kigakomereka. Amina, haleluya. Amena. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka. Amina, haleluya. Uzakandagira inzoka na sikoropiyo. Yego. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Amina, haleluya. Amen. Kuko yagukunze akaramata, uzamushyira hejuru, yamenye izina ryawe ryose. Azanyambaza nanjye mwitabe,
nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza mu haleluya. icyubahiro. Ngazabana nawe haba mu ndambara, handirimba iguma mu ndambara, ndaje mbane nawe. Yego. Amen. Nzamuha uburame kandi nzamwereka agakiza kanje. Amen. Amina, haleluya. Amen. Ngo nzamuha uburame, azaduha uburame, ngazatwereka agakiza ke, cyangwa se twe tumwereka agakiza kacu. Yego. Amen. 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 Naho igice kirangiriye. Yego. Kuzi kuririmba? Ngaho ugiye kuturirimbira, ariko uririmba uhagaze, sibyo? Reka dukureho iyo ntebe uririmbe uhagaze. Ugiye kuririmba uhagaze, nibyo byiza, ugiye kuturirimbira uhagaze, sibyo? Korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, si we wakuzanye kandi si nawe uzaguhemba. Korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, si we wakuzanye kandi si nawe uzaguhemba. Korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, si we wakuzanye kandi si nawe uzaguhemba. Korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe, si we wakuzanye kandi si nawe uzaguhemba. Korera Imana utarebye kuri mugenzi wawe. Amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, iyo utaza kumba hafi simba nyiriho. Amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, iyo utaza kumba hafi simba nyiriho. Amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, iyo utaza kumba hafi simba nyiriho. Amaboko yawe Mana ni maremare. Amen. Nta yindi uri kwibuka? Akandi karirimbo urakibagiwe? Ego, nta yindi. Tuzongera uturirimbire ubutaha, sibyo? Tugiye gusoza. Wibutsa abantu amazina yawe no mu mudugudu mutuyemo, akagari n'umurenge n'akarere n'ishuri wigaho. Ibutsa abantu amazina yawe. Nitwa Mwungeri Aline. Mwungeri Aline. Mutuye mu mudugudu wa Kabaya. Mu kahe kagari? Ka Gafumba. Umurenge wa Rugarama. Akarere ka Burera. Wiga ku kihe kigo? GS Kinoni. GS Kinoni. Ngo reka dusoze udusengera. Yego. Bugufi dusenge. Mwami Imana uri Alpha na Omega, uri umukozi w'umuhanga, itangiriro n'iherezo, ndirukana imyuka mibi zose, ndirukana abazimu n'abadayimoni, ndatesha agaciro abazimu bose bakarambe, ndabirukanye, ndakubitira ikuzimu. Data Mwami Imana, hari icyo wategeka, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, ndirukana abazimu n'abadayimoni, ndatesha agaciro, hari icyo wategeka, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, ndirukana abazimu n'abadayimoni, ndatesha agaciro abazimu bose, ndakubitira ikuzimu, hari icyo wategeka, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, ndirukana imyuka mibi zose z'abazimu n'abadayimoni, ndatesha agaciro, kubitira kuri abazimu n'abadayimoni, kubitira ikuzimu. Mwami Imana wa twese, hari icyo wategeka, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, ndatesha agaciro, ndakubitira ikuzimu, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze Imana iguhe umugisha.